mwakoreyemo intama se? ko nta kirenze nk'ingi mba ntariho. Mwanya basi Jangu mabuja buriya cyambwiye ngo ndi umukozi mwiza, cyambwiye ngo arankunda. Icyo mabuja ni cyiza mana yanjye kibaho wamukweri kenari shaka umunsi umwe sinamuhera he koko. Abantu basigaye inzu irangaye nta n'isoni bakigendera. Sawe n'iki ko mbona urimo wikaraga. Sanka. Bitesha. Wiki? Mwana, bya bindi bavuze ibaye byatu. Ubu ntabwo ari za ntama z'abandi. Ntabwo ari za ntama z'abandi zigufasha. None ndabikizwa n'ikira. Ndabona bikomeye. Kamumagara umukozi w'Imana hari wenda yaza akamusengera da. Halo. Hello? Yewe. Igo. Umva rwose muntu w'Imana banguka uzumfashe rwose bimeze nabi. Bimeze nabi umwana wanjye arimo aratamanga abaye intama ngwino umusengere rwose. Banguka. Ntutinze. Gisakara. Yawe. Banguka. Nakubwira. Barangiza ukavuga ngo barakubeshera. Banguka nyabuna, banguka nuko rwose banguka ndebera. Ari hafi gupfa. Ya. Tuza. Tugiye kumusomera muri Bibiliya mu byashu. Bana b'Imana, mwe muranyumva. Ya. Mana yewe nyiri ubushobozi. Mana wowe ukora ibitangaza. Tubabarire byose umuntu. Mwe Mana nyiri ubushobozi. Wowe ukora ibyananiranye. Wowe ukora abanyabyaha byishyura abanyabyaha. Wowe ukora ibyananiranye abantu dore nta bushobozi dufite. Wowe nyiri ubushobozi nyiri ibitangaza. Wowe turakwiyambaje. Amen. Gwinukize uyu mwana Sakara. Nyiri ubushobozi nyiri ibikorwa turakwiyambaje. Kiza uyu mwana muzamura umugarure umuvanye buzimu mushiri buntu. Nimba abazimu nimba ari basekibi turakwiyambaje mwami. Mana dore Bibiliya ntagatifu turakwihaye turakwigeretse. Kiza uyu Sankara mwami Mana, kiza uyu Sankara. Byutse usakara muri ubu buriri mama. Turakwiyambaje. Mana dore waravuze ngo abazakwiyambaza uzabakiza. Abazayikwiyereka uzabakiza. Turakubwiye Mana, turakwiyambaje Mana, ntabwo tugutegetse turakwinginze. Kiza uyu Sankara, gira aho umugeza. Natwe tuzatura iryo turo ryawe Mana. Turakwihaye turakwiyeretse. Byutse uyu muntu, kiza uyu muntu. Mana turiyemeje kandi turabyiyemeje. Nitwe tukubwira. Kiza Sankara. Mu gushaka kwawe Mana, mu gushobora kwawe Mana, kiza uyu muntu. Sankara, ndavuga irindi jambo ry'Imana Mana.
byo Sankara kuko turi kubona biri kuza wameze ukora nk'uko uri kubona tubigenza ntago gitamanga mwaye Imana waravuze ngo nitukuyene kuzabikora mubyeyi mfasha gusenga iruhutse Mana umwana agiye kukira ubushobozi bw'Imana bugiye gukora Sankara ntiyagomeye Imana cyane nimba yagomeye Imana zihana turamwiyemeje tuzamufasha kwihana kizu yusankara Mana nukuri Mana kizu yusankara mwami kizu yusankara Mana yiyemeje kandi tuziyemeza kumufasha atembere agera imbere ibibazo cyangwa amakosa akoze ayakosore turakwiyemeje Mana mu kuboko kw'Imana Sankara biri kugenda biza ongera ukore nk'uko wari ukoze Mana ongera ukore mbabarira nkasarara Mana mbabarira ukore nk'uko Sankara kizu yusankara mwami Mana Sankara ukuboko kw'Imana kurabikoze muvuga ngo amen muvuga ngo amen Sankara biri kugenda biza Sankara vuga ngo amen vuga ngo amen tujye kongera dusenge bwa nyuma ndakeka kizendera birabikora ndakeka kurira ko Sankara nababyumve Imana ya mushaka amazi ariko ndakeka ko icyambere amasengesho Imana waravuze ngo ibyo tuzakora ubu bireba Imana waravuze ngo nitwicuza nawe uzabimenya Imana dore twishyuje niba ari ibyo yakoze Sankara yarashize icuza turakwiyeretse kandi turakwihaye ongera ukize Sankara ongera ukore ibitangaza nk'ibyo wari ukoze ongera ujya aho wari ukoze ongera ujya aho wari ugiye ongera utekereze nk'uko wari utekereje turakwiyeretse kandi turakwihaye ukora ibitangaza usanga ukora Imana amen muvuga ngo amen Sankara avuga ngo amen Pastor nukuri murakoze rwose muradufashije muramfashije cyane rwose nari nahumaye nabuze icyo nkora nabuze pfuna rwose kuba nsengeye uyu mwana akaba akize murakoze pe kiza ukuboko kw'Imana turabikora ibyo twarashijwe turabibonye nawe urabibonye no gufata Sankara ukamutwaraho iby'intama mukaganira kuko niwe mwanzuro nimba duhishuriwe ibi tuba twifitemo izindi mpano twavugira n'Imana urumva ibitangaza byagaragaye genda kwa Sankara y'iby'intama ugenda ubaganize nzamujyane nawe uzanababwire ko wezwe na pasiteri ubabwire ko wahishuriwe ibyo utazi rero ukuboko kw'Imana kurashobora uzagenda muganire kuri rwose murakoze pe ndabashimiye rwose Imana ibaha umugisha Imana bakomereze umurimo nta kimariza tazatwerwa ukuboko kw'Imana byose birashoboka Imana ishimwe bavuga ngo amen Sankara muvuga ngo amen okay none sipa waruje gusura Sankara ntabwo Sankara deruka namanutse hano navuga ati ntabwo nagenda nanyuze mu gihugu nanyuze kuko n'ubashize nk'icyumweru naheruka kumubona kandi urabizi ko ntabwo byari bikunze kubaho rwose ahubwo se nta kibazo afite Sankara se shaka ko yarwaye Sankara se hagenze bite ararwaye arareba sinabimenya se haciye iminsi itatu aribwo nari hera ako Sankara meruka kumubona mu minsi yashize nitambukira ntabwo twavuganye nari ndi kwihuta cyane yaje yigorora ataka mu nda umutwe asakuza byahatari mbese ubona ko afite ikibazo mpamagara umukozi w'Imana araza aramusengera arasenga rubura gice nuko kikoze ageze aratuza amasuka hano mworoyemo intama se wahora ni nuko Sankara bayemereye Sankara yabaye intama se none ubu wakinjiramo hano se konzi ko intama zica nabi ntiyakumira zica se intama zica ubwo zurumva ufite imbaraga umuntu uri kuvuga gutyo nk'igisimba se yakorohera ubu mubonye dore yarananutse yashizemo naye umva iminsi 3 yose ishize ameze kuri Yesu nta kurya nta kunywa nta gusinzira nta kintu akoza nta na kimwe
Yesu we none se ubwo ngubwo umupasiteri yabamariye iki? shawo umunsi yaraje arasenga rwose akikoza amasengesho arakaze ko ari uruhirwa ariko nyuma yaho birongera agasabuka akaba yarabahanuriye ko byatewe n'iki. icyo gihe yarambwiye ngo yari yibye intama izo ntama rero yibye ngo baba baramwibye byashoboka ko ariyo mpamvu yaba ari kuvuga nkazo. gusa yari yambwiye ngo nzamujyane tujye gusura ngo abo yibye mugezeho hanyuma dusabe imbabazi ariko uzi ikindi iyo nama pasiteri yakugiriye niba yari yamusengeye akoroherwa uzayikurikize ahubwo ngiye kuva hano hari umuntu nawe ngiye kureba wenda twazajyana umujyanye ariko byaba byiza uhise ujya kureba uwo muntu mukamusaba imbabazi. ubu nari nateganije yuko turajyaho kuri yongeye gutora agatijya oya ibi byamukurizamo no gupfa cyangwa se akaba n'inyamaswa bikarangira no kugira ukajya none se umuntu uri kuvuga gutyo urumva yakomeza akaba intama burundu amaso ni uko mbyumvishe niba atari intama iri mu nubima w'Imana ntabwo byoroshye ko bya bintu bikaze birakaze naho ku mugoroba rwose murabeho Kayisire rero rwose icyari kinzanye ni ukugusaba imbabazi. Uribuka ko minsi yashize waraje uri kumbwira yuko umuhungu wanjye yaba yarakwibiye amatungo ndagushishuriza ndaguhakanira kuko ntabyo narenze ariko nyuma yaje kurwara araremba arapfa pe nuko nyuma aho umuvugabutumwa araza aramusengera niwe waje kumbwira yuko yakwibiye yari arimo atamangamaye uwo muvugabutumwa niwe wabikubwiye? niwe wabimbwiye numva ko byanyuze kure rwose nuko ndabimenya ubu nanjye nicaye ndavuga inti rero hose kuba uyu mwana yaragiye akiba intama akomeje kubigumana naba mpemutse niyo mpamvu rero nanjye nikoze rwose ngiye gusaba imbabazi. Mbese nuko byagenze kandi rero niwe wangiriye inama. Kugiriye inama umva kugira uteye inama yarayingiriye kandi yarayikoze yo kurogesha wangiriye inama iki naramurishe rero ntabwo nzi uwo byafasha aho gusohoka nta mbabazi ntazo naguha nta mbabazi umpaye umva naraje amagambo abwiye so yazi ngo nuko gusebereza umwana nukuri wamureze baje yumva ko nta makosa yakora umva so mvira mu nukuri cingoni zambaga nta mbabazi nagwa mvira mu nzu nta mbabazi nagwa soka nta mbabazi umpaye ntazo nagwa gutayise usibiye aho uzaca utanye no kunshimira nsokera mu nzu niba nta mbabazi umpaye no kuri intama yanjye urabe reka nigendere ntazo naguha nawe uzabona uzabona sha ariyo yariri ni murizo nsigaranye utama dute nta mbabazi nagwa nzabibone no genda nzabibone. Murava amakuru ni meza. ni karibu yicaye Amakuru se papa amakuru ni meza buhoro mwana meza buhoro rwose borose ndi kubona izuba riri kuva imvura iri kurwa izuba n'imvura ikagwa ntabwo uzi ibibazo nifitiye aha ibibazo bihese kandi ntibyoroshye Sankara ararwaye mu nzu ntimuze no kuyisura uzi uko yenda njye rero duherukana mu kwezi gushize mubona ameze neza ariko ukuntu yarwaye nibyo none se kuki basi atigeze amenyesha mbwira muherukana mwari muri gukora iki? duherukana twari tuvuye gutembera ahantu ubwo rero none si icyo gihe guhera umunsi icyo gihe nyine uri kumbwira ntarava mu nzu ndibuka urya munsi yatashe ari gutaka umutwe uretse rero no gutaka umutwe yari arimo atamanga nk'intama
burya ni ya ntama y'ibyo iri kumuhagama twasangiye. Babaye ba ubu se njyewe ubu njyewe ntabwo bizangerahora. none wari gutekereza biki? Nyine nta kintu ndi gutekereza urebye. ntacyo Nari ndi gutekereza ukuntu wambaye neza, mbona kwambaye neza kwawe shabo umusigaye mubesha kabisa. oya mwakuye umva umuhungu wanjye ubu abatamanga nk'igitama, ntasinzira, ntarya, ntasoma kutuzi, umva birakomeye. none se uwo mwana byagenze bite? ko nzi ko ari umuntu w'inshuti yanjye mwiza witonda yagiye guhinduka inama. dore rero hari umuntu waje kumbwira ko yibye yiba inkoko, yiba inka, ariko ndamuhakanira kuko nzi uko Sankara yitonda pe. hano mu rugo rwose aritonda, nta kibazo bafite, nanjye ndabizi. naramuhakaniye ariko nyuma pasiteri aje kumusengera yambwiye yuko ari intama yibye. uza aho ngaho abahambirwa baramutamitse. abahe rero reka nkugire inama papa Sankara, buriya nubwo ubona tuba turi abana ariko tuba tuzi inama nyinshi. ugiye kungira inama rero, ugiye kuba kakandi ngo ijye ijyahanye inyuma. reka nkubwire rero muri iyi si imana hari izindi mana, izo bita imana. ntabwo imana ari iyo mu ijuru mwigwa muvuga, oya hari abantu bunganira imana. abapfumu njya mu bapfumu baramuroze. arakasha noneho reka nkwereka kugira ngo wowe ubyemere neza. ngiye kukugira inama, niwe wa mbere nyigiriye kuko ngenda gukunda, kubera ko Sankara ni inshuti yanjye kandi mba nifuza ko yabaho neza. niyo nama ngiye kukugira n'iyi ngiyi. wowe ugiye kugenda ujye mu bapfumu. hari umugabo w'inshuti yanjye nzi, uzamujyana, nzamukujyanaho rwose mukugezeho nta kibazo. ariko se noneho ukuntu uzabigenza, uwo uzamubwira ati ndashaka umuntu wankoreye umwana wanjye ibi ngibi, umugendeshe nk'inzoka. amugendeshe nk'inzoka. wamugize kujya gutamanga nk'intama, ubwo urumva yoroshye? oya urumva yoroshye, ntabwo afite ibirenze ibyo ngibyo. uwo nguwo we umva, uwo nguwo we ararenze. reka ubwo wenda uzaza mbwire tuzagenda turebe ko yakongera nibura wenda akaba umuntu muzima ashaka. nishimiye ikiganiro tugiranye. ubwo gusa nyine Sankara mubigenze gutyo. nanjye nayo ndi kwihuta ngira ngo mvugishe umuvandimwe wanjye, ariko ubwo inama niyo. inama niyo rwose. uri umuntu w'umugabo rwose. hari abantu bafasha imana ntabwo ishoboye byose. sawa sawa nzaza tujyane yego winjira muri uriya muryango uzamukemo ubona kurya. noneho rero ntabwo nagerayo. sawa rero amahirwe masa. sawa reka ngende. ese muragenzwa n'iki? ababyeyi rwose twari tuje kubasura. kudusura? ni byiza, natwe dukunda abadusura. ngaho waba wicaye aho ngaho. aho ngaho. none se nabonye mungendera, nese icya